Yesaya ibice 40 umurongo waho ni uwa mbere kugeza kwa kabiri. Ndasoma nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, ni ku Uwiteka Imana ivuga. Umurongo wa kabiri, muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu. Mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho kuhababariwe. Amen. Niyo jambo nagira ngo nsangize baduteze amatwi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimuhumurize ubwoko bwanjye, nimuhumurize abantu banjye. Ijambo iyo rivuze inshuro ebyiri kuba ari ugushimangira. Muhumurize abantu banjye. Arongera avuga ngo niko Imana yanyu ivuga. Ndabwira abaduteze amatwi rero yuko uyu munsi ijambo ry'Imana turiho tuvuga ni irijyanye no guhumuriza. Mubwire abantu banjye ibyururutsa umutima. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu. Uyu munsi aho umuntu hose yaba ari arabwirwa ijambo ry'ururutsa umutima. Aravuga ngo mubabwire ko intambara zigize zite zirangiye. Warubajije neza ate se intambara zijya zirangira? Mu isi tukiri mu isi na Yesu yigeze kubivuga. Ndumva ari mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 ku murongo wa 33. Aravuga ngo mu isi muzagira ibibazo, mu isi muzahura n'ibibagerageza, ariko ijambo rikomeye ririmo aho ni ihumure Yesu atanga. Kuko avuga ngo mu isi muzagira ibibagerageza, muzagira ibagora, muzagira ibarushya, ariko muhumure kuko nanesheje isi. Imana ishimwe cyane. Iryo ni ijambo rero ry'ibyiringiro ridusubizamo imbaraga, ritubwira ngo mu isi muzagira ibibazo. Tukiri mu isi tucyambaye no mubiri, duhura n'ibishuko, duhura n'ibitugerageza, duhura n'ibitunanira. Hari n'ibyo twifuza kugira ngo tugereho tutahita tugeraho ako ka mwanya, bigatuma duhangayika. Ariko ijambo riraduhumuriza ngo Yesu yanesheje isi. Bivuga ngo ari hejuru. Bibiliya y'Icyongereza niyo ivuga neza ko ari hejuru y'ibyo bibazo. Rero ndahumuriza buri wese uduteze amatwi aho yaba ari hose ko iyo twisunze Imana tukegera Imana ariho dukura igisubizo. Nkomeje muri Yesaya ibice 59 ku murongo waho wa kabiri, naho dushobora kuba twahasoma. Ni ijambo akenshi ritwereka yuko Imana yacu ari Imana itumva, idutega amatwi, ari n'Imana idusubiza. Ariko icyo avuga ku murongo wa kabiri nshaka kuvugaho, kuko yari yatangiye avuga ngo kuko ku Imana ntikwigeze kunanirwa gukora, n'ugutwi kw'Imana ntikwigeze kunanirwa kumva, ngo ariko gukiranirwa niko kwatumye Imana itumva kenshi amasengesho, cyangwa se dusa naho tubona ko Imana iri kure yacu yaduteranye. Ndashaka kuvuga ngo ubwo ndiho ndashaka kugira ngo ninjire mu kiganiro cyo kubaho ubohotse. Buri ikintu cyatumye akenshi abantu tubaho tutabohotse, dufite ibintu bituremereye, dufite ndetse no kumva dukeneye ko duhumurizwa, nuko icyaha kimaze kuza, icyaha kimaze kwinjira mu muntu, habayeho gutandukana n'Imana. Noneho uko gutandukana n'Imana bituzanira ingaruka. Habaho ibintu bitatu nshobora kuvuga. Gusenyuka kw'imibanire y'umuntu n'Imana, icyo ni icya mbere gikomeye kandi. Gusenyuka kw'imibanire y'umuntu n'Imana. Uko gusenyuka kw'imibanire n'umuntu n'Imana, mwibuke Imana irema Adamu
na Eva yari yabahaye ubutware bwose n'ubushobozi bwose, ariko icyaha kimaze kuza kirabatandukanya. Niyo mpamvu hano muri Yesaya 5:9 havuze ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo byabateye kubima amaso ikanga no kumva. Urumva aya magambo akomeye mushiki wanjye? Ijambo riravuga ngo hano baravuga kuri ayo mateka ya Adamu bamaze gucumura ubwabo, bahise bahunga bajya kwihisha, bicira n'urubanza. Ndetse Yesaya aravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo byabateye kubima amaso ikanga no kugira gute no kubumva. Aha rero nari ndiho mvuga ngo Imana mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 aravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Iri mu mugabo n'umugore ku murongo wa 27 harabitubwira Imana umuntu imurema mu ishusho y'Imana. Mu yandi magambo, afite ubutware, afite ubushobozi, afite gutegeka. Icyaje rero kuba yatakaje bwa butware, yatakaje bwa bushobozi, bituma rero imibanire ye n'Imana isenyuka. Icya kabiri cyabayeho ni ugusenyuka kw'imibanire y'abantu bwabo ndetse hagati y'umugabo n'umugore. Tuzageraho tubiganiraho mu buryo bugari, ariko ndashaka kuvuga hano uko gutandukana n'Imana, uko gusenyuka kw'imibanire y'umuntu n'Imana ntikwagarukiye aho ngaho. Habayeho no gusenyuka kw'imibanire y'umugabo n'umugore. Ibyo rero uyu munsi murabibona ko hari divorce nyinshi. Bivuze ngo rero mu muryango, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi hose, hari ingaruka y'icyo cyaha yo kuba umuntu yaratandukanye n'Imana. Ibyo bituma rero no hagati y'abashakanye uyu munsi haba icyo cyuho gikomeye, abantu batandukana, bakagira imirebere itandukanye, bakagira imyumvire itandukanye, bigatuma ndetse bigera no ku muryango wabo bwite. Iyo tuvuze umugabo n'umugore biba bivuze ngo hari n'umuryango w'abana bungutse, nabo baba bafite uko gusharirirwa, uko kubabara. Si n'icyo cyonyine, aho bakomoka, imiryango bakomokamo nayo iba ifite ingaruka z'uko gusenyuka k'umuryango, kw'imibanire. Ikindi cya gatatu cyabayeho ni ugusenyuka kw'imibanire y'abavandimwe. Ndacyari hahandi, wibuka umuntu wa mbere Adamu na Eva babyaye abana babiri, babyara Kayini, babyara na Abeli. Icyo gihe nta rupfu rwari rwakabaho. Icyo gihe yewe ntaho tubona, ariko biranatangaje kumva yuko umwe wakabaye amubera urugero murumuna we, Imana iramubaza ati Kayini, umuvandimwe wawe ari he? Urumva? Aho ni ndashaka kuvuga ikintu gikomeye aho ngaho, gusenyuka kw'imibanire y'abavandimwe. Nicyo turimo n'uyu munsi, kuko abanyarwanda turabavandimwe. Nahari yatwirengagije, ariko ntabwo ariko Imana yari imeze. Uwo wari umugambi wa Satani. Ndatanga ihumure mvuga ngo Imana ishimwe yuko Satani yatsinzwe. Byagenze gute rero? Amen. Nuko Imana hari ijambo yabwiye Satani ngo kubwanjye nzabyikorera. Satani, nubwo urogoye umugambi wanjye, umuntu ukamutuma atandukana nanjye,
ariko jyewe nzabyikorera. Adamu wa mbere yakoze icyaha, ariko Adamu wa kabiri azaza kumucungura, ari we Yesu Kristo. Turashimira Imana yuko turi ku ngoma ya Kristo. Turashimira Imana yuko Kristo yaje kugira ngo acungure wa muntu Satani yambuye bwa butware. Ndagira nkubwire mushiki wanjye, ikintu gikomeye kindi natanga ihumure nuko icyo Satani yari yazanye ku muntu kumutandukanya n'Imana, ntabwo ari ukumutandukanya gusa kw'imibanire y'Imana cyangwa se kumutandukanya n'uko yasenga Imana ikamwumva, ariko hahise haza n'ikintu, urupfu. Urupfu buriya buri narwo ruri mu bice bitatu. Igice cya mbere ni urupfu rw'umubiri, nka kuriya tujya tubona umwuka umushiramo. Urwo ni rwo rupfu tuvuga ngo umuntu atandukanye n'umubiri yari atuyemo, tukajya kumushyingura. Urundi rupfu ni umuntu gutandukana, uwo tuvuga rero ku batizera ni ugutandukana n'Imana. Uko niko gupfa kwa kabiri ko gutandukana n'iki? N'Imana. Si ibyo gusa rero, hari urupfu nanone tuvuga ruza muri ya mibanire, ari nacyo Satani yakoze. Buriya usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwiba, kwica, kurimbura, gusenya, kwica, kurimbura. Nicyo cyamuzanye Satani. Yaraje kugira ngo asohoze umugambi wo kugira ngo atandukanye n'umuntu, ariko apfire mu byaha, agume mu byaha. Ariko koko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Ndashaka kuvuga iri jambo mpumuriza buri wese. Kristo yaje kugira ngo, iyo usomye muri urwo rwandiko, reka tuvuge ubwo butumwa bwiza bwa Yohana tuhasome, tutarivuga mu magambo gusa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo waho wa 10, umva uko havuga: umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Urabona ijambo arangirijeho umwanditsi wa Bibiliya ari we Yohana hano, aratubwira ngo ariko jyeweho, uwo ni Yesu, naje no kugira ngo mugire ubugingo ndetse mugire bwinshi. Satani akazi ke kwari ugusenya, kwari ukwica, kwari ukurimbura, kwari kugira ngo arangize, yambure bwa bushobozi wa muntu. Ariko Imana ishimwe yuko ataraho bigarukira, koko Yesu ubwe yaravuga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo mubone ubugingo kandi bwinshi. Iryo ni ihumure duhabwa n'ijambo ry'Imana. Ikindi kigeretseho, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho 3 umurongo wa 16, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atagira gute? Atarimbuka. Turashima Imana rero, kandi tugahereza Imana icyubahiro, koko twacunguwe. Kaza ubutware Imana yari yaduhaye ubwo yaremaga umuntu. Kristo yatugaruriye ubwo butware. Kristo yatugaruriye icyubahiro. Kristo yatugaruriye ubwo bwiza. Muri Paulo abwira Abaroma ibice byaho 3 umurongo wa 23, umva ukuntu havuga: buriya icyaha cyazanye ingaruka mbi kandi kitandukanya umuntu n'Imana. N'uyu munsi nibwo bwa buzima twariho tuvuga, izo za ngaruka mbi turiho duhura nazo, nibwo bwa buzima ducamo hano mu isi, nuko ari ingaruka z'icyaha. Ariko Imana ishimwe ko
twahawe umucunguzi ari we Kristo, uyu munsi dufite ubugingo, dufite n'Imana itwumva. Ndetse n'uyu munsi Kristo yatubereye umutambyi, natwe yatubwiye ngo turi abatambyi b'ubwami bw'Imana. Bivuga ngo aho uri, aho umuvandimwe ari, upfa gufata akanya gato gusa wihiranye n'Imana, ugasenga Imana igatega amatwi ikakumva. Iryo ni ihumure. Hano aravuze ngo mu Baroma igice cyaho cya 3 umurongo wa 23, umva uko havuga. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwe n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Umurongo wa 24. Umurongo wa 23 ngo kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira bwa bwiza bw'Imana. Icyo nicyo Satani yaragambiriye, ko ubwiza bw'Imana turabutakaje, icyubahiro turagitakaje, authority turayitakaje, noneho tubaye ibivume. Ariko Imana ishimwe kuri uyu murongo wa 24 yaratubwiye ngo ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibi bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Muri Kristo Yesu rero niho tubonera gucungurwa, niho tubonera ubuntu, niho tubonera imbabazi. Ni naho twongera tukagarura tukabona ya shusho Satani yari yatunyaze. Niho twongera tukabonera ishusho yo kuba abana b'Imana.